Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, bene data, Imana y'amahoro, nizere ko yabanye namwe. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu Noheri, isi n'amateka. Tumaze iminsi tureba ubuzima bw'intumwa, twari duherutse kureba ubuzima bw'intumwa Yohana n'uburyo yatetswe mu mavuta, hanyuma dukurikizaho mama wa Yohani na Yakobo, isomo rikomeye ku babyeyi b'iki gihe. Ubu noneho tugiye kureba abavandimwe Yohani na Yakobo, uburyo babaye abavandimwe b'intangarugero ku rubyiruko rw'iki gihe. Ubumwe bwabo bufite icyo busobanura. Muri iki gihe abana benshi babana mu nzu imwe ariko ntibaganira, basangira interinete ariko ntibasangira ubuzima, basangira ababyeyi ariko ntibasangira ubupfura, basangira inyigisho ariko ntibasangira gukizwa, ntibasangira agakiza, ntibasangira ubuzima bwo guhitamo neza ikibafitiye umumaro mu buzima bw'ejo hazaza. Ariko muri Bibiliya hari abavandimwe babiri batasangiraga gusa ibyo mu rugo, ahubwo basangiraga amakuru, bagasangiza n'ababyeyi babo, bagasangira Kristo. Abo ni Yakobo na Yohana. Abavandimwe basangira Kristo, isomo rikomeye ku rubyiruko rwo muri iyi minsi ndetse no ku babyeyi bo muri iki gihe. Muri iyi minsi kubona umwana w'umusore yegera mama we bakaganira, bagasabana, bagahoza urugwiro, akamubwira ibyo yabonye aho yagiye, akamugisha inama, akamubwira icyo yamukorera, ni gake cyane mu rubyiruko rwo muri iyi minsi. Ndetse n'abakobwa abenshi ni uko nguko bameze, basa naho bari kuyoborwa n'imitekerereze yo muri iyi minsi, bari kuyoborwa na social media aho kuyoborwa n'inama z'ababyeyi cyangwa se z'abavandimwe babo. Basa naho bigenze cyane, ari byo biri gusenya umuryango muri iyi minsi hirya no hino ku isi, kuko utamenye ibyo umuntu yahuye nabyo ntabwo wamenya uko umugira inama, byaba ibyiza cyangwa ibibi, nta nubwo wamenya uko umuyobora mu cyiza bitewe no kutigeze umenya amakuru. Tugarutse kuri aba bavandimwe, tuvuge ko umwe yamenye amakuru yarangiza akabwira mugenzi we, bakaza bakareba Yesu, bakumva uko yigisha, bakumva barafashijwe, bakagenda bakabisangiza umubyeyi wabo, yamara kumva nawe aryohewe ibya Yesu, akavuga ati ese bana banjye mbafashe iki? Bakamubwira ati mama, reba ikintu dufasha, tujyane udusabire uriya muntu, wowe ubwo uri umubyeyi ukuze azakwemera. Wenda twebwe turi abasore, ashobora kuvuga ati mwebwe muri insoresore ntacyo tuvugana, atari ubwo ari wowe mama azakubaha. Urumva ko habaye ibiganiro, habaho kuzana, bazana ari batatu, bashorerana na mama wabo ahageze arapfukama aramusaba ati abana banyu umwe azajya ibumoso undi ajya iburyo bwawe. Hanyuma Yesu aravuga ati ariko ntago muzi icyo muri gusaba, atese igikombe nzanyweraho nabo bazakinyweraho? Abana bahita bavuga ngo yego
tuzakinyweraho. Ibyo mama ari kugusaba natwe turabishyigikiye, tubirimo neza. Buriya hari ikintu umubyeyi wawe ashobora kukuyoboramo azi ko kizakugirira umumaro, warangiza ukavuga ngo ndanze ntuntegeka. Uyu munsi buri muntu wese yihitiramo ibyo ashatse, yikorera ibyo ashatse. Ariko umubyeyi yaravuze ati nubikora gutyo rwose abana banjye bari tayari kubyemera, nabo barabyemeza. Ariko impamvu yababwiye ngo ntago muzi icyo musaba, murabizi yuko iburyo hazajya intore z'Imana, ibumoso hajye abanzi b'Imana, ba bandi bazajya mu muriro utazima. Kuba rero yarasabiye umwe kujya ibumoso undi akajya iburyo, ni ukuvuga ngo yarasabye ngo umwe azajye mu bwami bw'Imana undi azajye mu muriro. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ati ntago uzi icyo uri gusaba, byibuze iyo uvuga uti bose bazajya iburyo. Ariko Yesu icyo yamukoreye n'ubundi nk'umubyeyi wasabye, yatumye bariya bana be bakomeza mu nzira ya Kristo, ku buryo uyu munsi tudashidikanya ko bari kumwe mu bwami bw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbese ubu bumwe n'ubu buvandimwe bw'agati gakubiranyije umubyeyi n'abana be, ese uyu munsi turabufite? Iki ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nkakibaza, hanyuma twasanga tutabufite tukagerageza uburyo twubaka ubwo bumwe hagati y'abana n'ababyeyi. Umubyeyi wuje urukundo kandi uhuje n'abana be, kuva mu rugo akajya gushaka Yesu nabo byerekana ko yumvaga abana be cyane, yarabakundaga, yabifurizaga ibyiza, yari afitanye ubucuti nabo, yari afitanye ubuvandimwe, yari arenze kuba umubyeyi, ari umubyeyi akaba n'umuvandimwe w'aba bana. Si abana benshi b'abasore rwose babwira mama ngo mama ngwino tujyane, bakagendana mu nzira ari babiri cyangwa batatu, bakajyana n'umubyeyi wabo wa wundi ukuze wenda ugenda no ku kabando. Rimwe na rimwe baba bavuga bati mama uradusebye, urashaje, urajya hehe ubundi, ugiye he kugira uti, uduherekeje kubera iki, uzanywe n'iki? Mbese ugasanga baramucyaha, baramubwira nabi, baramwuka inabi, aho kugira ngo bamushyigikire mu gitekerezo afite cyabo, hanyuma ugasanga barimo kumwuka inabi. Ndabeshye? Ibyo ntibiriho. Ariko umubyeyi n'abana, Imana ibaha umugisha cyane, batubera urugero rwiza, batubera umusingi w'umuryango muri uyu munsi. Umuryango uhuje, umuryango usangira ibitekerezo, umuryango usangira ibyo kurya, umuryango usangira amahoro, umuryango usangira Kristo, umuryango usangira ubumana, umuryango usangira ejo hazaza heza. Ese uyu mwanya ubonye akanya wakorera iki abana bawe? Ese we musore ubonye akanya wakorera iki mama wawe? Ese we mukobwa ubonye akanya wakorera iki mama wawe? Wakorera iki papa wawe? Ngaho nimunsubize. Wakorera iki umuvandimwe muvukana? Aho ntiwamutera sentiri uti mva iruhande w'inkurikira? Ubundi wabimenye ute? Ubundi wabibwiwe n'iki? Ese muribuka Dawidi igihe yasangaga bene nyina ku rugamba, yatangira kubaza amakuru y'urugamba, yumvise kuzica Goliyati azahembwa, Eliya bakamucyaha ngo ese ubundi waje gukora iki? Ngo ubundi ngo twadutama ngo twaso wadusigiye nde? Ngo nicyo uri gushaka hano? Dawidi akavuga ati ariko se nkugize gute? Ngo ariko niki? Kandi yari yabagemuriye, kandi ari kubaza amakuru kugira ngo abakize umwanzi wari warigize ikinani. Imana yacu tugirire neza cyane. Bituma Dawidi anesha Goliyati imbere y'abakuru be, bari kumutuka bamubwira ngo ubwo se waje gukora iki ubundi? Uri gukora iki? Uje kugira ute? Kuki wasize intama za data? Imana itugirire neza.
mbese aho natwe siko tumeze muri iyi minsi, tukaba ducyaba tubaza amakuru y'ibyiza, tukaba ducyaba tubaza amakuru yo kugira ngo nabo barotore inzozi zabo bazagere kure. Ese ntiwaba uri inzitizi y'abavandimwe bawe? Bashiki wawe niba waba warabariye? Iri ni ijambo rikwiye kudusigira inyigisho ikomeye yo kubana k'umuryango, buri wese akifuriza ibyiza mugenzi we, buri wese akifuriza amahoro mugenzi we, buri wese akifuriza intsinzi mugenzi we, buri wese akifuriza ejo heza mugenzi we. Aba bana rero bari bafite ubumwe, bahamagariwe hamwe, bakurikiye Yesu hamwe, hanyuma basabiye imyanya hamwe, baguma mu murimo, bagumana na Yesu, bagendana nawe. Nta n'umwe wavuze ati njye ndashaka kuba njyenyine. Ibi ni isomo ku bantu b'iki gihe, ku bana b'iki gihe, ku bavandimwe b'iki gihe, aho umwe ashaka kurya wenyine akima undi, akarya yipfuritse ku buryo undi atabasha kugira icyo abona. Niba ari imitungo y'iwabo, umwe akayipfurikamo wenyine, akayirya wenyine, byanarimba akica undi kugira ngo azabisigaremo wenyine. Ibyo bireze murabizi, ariko ni ikintu gikwiriye guhinduka, abavandimwe bakongera bakabana, buri wese abigizemo uruhare. Gusangira Kristo kugeza ku gupfa, gusangira ubuzima bwo mu Mana kugeza ku gupfa. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo babanye badahishanya amakuru, babanye bizerana. Yakobo yishwe azira Kristo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 2. Yohani abaho ubuzima burebure, baramwishe ntiyapfa, bigera naho ajya ku kirwa cy'Ipatimo kugira ngo asoze umugambi w'Imana, ariko ntago bigeze bareka kuba mu mwuka umwe. Ubu ni ubuvandimwe budashingiye ku nyungu, ahubwo bushingiye ku kwizera Kristo. Basangiye imibabaro, barakomezanya, ntibavuga bati wowe taha, wowe bivemo. Oya, baragumanye. Muri iki gihe icyo dushobora kubona ni iki? Muri iki gihe cy'iterambere, muri iki gihe abavandimwe bashobora gusangira ibiryo, ariko ntibasangira password y'ubundi buzima, ntibasangira amasengesho, basangira amashusho, basangira videwo, ariko ntibasangira Kristo. Basangira ishuri, ariko ntibasangira kwizera. Nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe: sangira ibyiza byose n'umuryango wawe. Vugana na papa wawe, vugana na mama wawe, vugana n'abavandimwe bawe, sangira nabo kwizera. Nimuterane inkunga, jyana abavandimwe bawe kuri Yesu, jyana ababyeyi bawe kuri Yesu, jyana inshuti zawe kuri Yesu. Icyo gihe nta gihombo uzagira. Kandi iyo abavandimwe basangiye Kristo, ntibatandukanywa n'ibihe, ahubwo bahora bashakisha icyo Kristo ababwira, akaba ari cyo bakurikiza. Umuryango wasangira byinshi, ariko se usangiye Kristo? Gira uko ubigenza kugira ngo na Kristo mumusangire, kugira ngo igihe muzaba mutashye muzahurire imbere ya Kristo muri umuryango. Kristo ni ingenzi mu buzima. Ubuzima butagira Yesu ubwo buba bupfuye. Niyo mpamvu dukwiriye kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kugira ngo atunganye ubuzima bwacu bw'uyu munsi ndetse n'ubw'ejo hazaza. Umuntu ashobora kugira inzozi nziza, ariko iyo zidahuje n'inzira ya Yesu ziba zipfuye. Uru rugero rw'uyu mubyeyi rwo gusaba ruhita rutubera urugero rwiza rwo kumenya gusaba neza, gusaba igikwiriye mu gihe cyacyo. Ibi bitwigishe kumenya gusengera abana bacu mu buryo buhuye n'ubushake bw'Imana.